Yes, kubwa neza cyane ukomeje gukurikira Shalo 12 cyangwa Shalo 12. Nizera ko umeze neza ahantu uri hagiye hatandukanye. Uyu munsi rero ni kuwa 19 Gashyantare umwaka wa 2022. Nizera ko uku kwezi kuri gukomeza kukugendekera neza cyane. Ariko mbere na mbere wowe ndabanza gushimira wowe wabashije gukora subscribe. Wowe utwereka ko utuzirikana ku bwije nuko bukeye. Ni by'igiciro cyane kuri twebwe. Nawe turagushimira. Gerageza kukusaba ngo nawe utarayikora gikore kugira ngo ukibasha kudukurikira ubona amakuru tugenda tukugezaho buri munsi cyane. Rero ushobora kwibaza se Shalo 12 ni inkuru ituzaniye uyu munsi, ariko uyu munsi inkuru mbazaniye ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda mu by'ukuri, ni inkuru yabire mu karere ka Huye. Ushobora kwibaza se bimeze bite, byagenze gute, ese gahunda zimeze zite? Ndagira ngo rero ube hafi ugize inkuru ku buryo burambuye uburyo byagenze. Rero mu karere ka Huye umunyeshuri wiga muri kaminuza y'u Rwanda birakekwa ko yiyahuye kubera ko umukobwa yamwanze. Inkuru rero ni y'urupfu rw'umusore wiga muri kaminuza y'u Rwanda waraye wiyahuye, bakavuga ko yiyahuye kubera ko umukobwa bakundanaga yaramaze kumwanga. Ushobora kwibaza ati se uyu musore byagenze gute kugira afate uwo mwanzuro? Uyu musore rero wigaga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, yasanzwe mu mugozi amanitse yapfuye. Bikekwa ko yiyahuye kubera ko umukobwa bakundanaga yamwanze. Umurambo we rero wabonetse ahagana saa 4 za nijoro mwari no joro ryakeye ryo kuwa 18 Gashyantare umwaka wa 2022. Uyu musore dushobora kwibaza ati se uyu musore yanganaga gute ku buryo afata icyo cyemezo cyo kwiyahura? Mu by'ukuri uyu musore nakubwira ko yari afite imyaka 21 y'amavuko. Yasanzwe amanitse mu mugozi mu bwogero cyangwa muri dushe aho yacumbikaga. Murabizi ko abanyeshuri benshi bo muri kaminuza baba bacumbika hanze y'ikigo. Rero naho bamusanze ari mu bwogero aho yari muri geto yiwe cyangwa aho yari acumbitse mu mudugudu wa Gasengasenge mu kagari ka Cyarwa mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye. Uyu musore rero ushobora kwibaza ngo yigaga hehe? Yigaga mu mwaka wa kangahe? Uyu musore yigaga mu mwaka wa mbere mu ishami ry'ibarurishamibare cyangwa icyo bita statistics mu rurimi rw'igifaransa, statistics mu rurimi rw'icyongereza. Yakomokaga mu karere ka Huye. Umwe mu banyeshuri babanaga mu gipangu n'uyu musore, nk'uko igihe kibidutangariza, bagerageje kumwegera maze avuga ko bari mu cyumba aho bacumbika. Arasohoka, bakeka ko agiye kwihagarika. Hashize akanya basanga amanitse muri dushe mu mugozi w'inziramibu. Yapfuye uwo musore. Basanze uyu musore yari yimanitse mu mugozi nk'uwa supanete cyangwa inzitiramibu. Niwo mugozi yakoresheje kugira ngo yimanike yiyahure. Nuko rero uyu musore babana n'uyu wapfuye yatangarije ikinyamakuru Igihe, nk'uko aricyo dukesha iyi nkuru. Uyu musore rero yavuze ko bakeka ko kwiyahura bitewe nuko hari umukobwa bakundanaga wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye wari wamwanze. Ati ngo hari umukobwa yakundaga ariko we atamukunda, amubeshya ko yikundira abandi. Reka hano mbisobanure neza. Uyu musore yakundaga umukobwa ariko uwo mukobwa we atamukunda. Uwo mukobwa we akamusobanurira ko ngo yaba yikundira abandi. Nuko rero iyo gahunda yari imeze, ariko RIB yajyanye telefoni ye kuko bari bamaze kuvugana n'uwo mukobwa ndetse na message, ubutumwa bugufi bandikiranye zari zikiri muri iyo telefone. Ubwo niyo iza kumenya ibyo bavuganaga muri ako kanya, kuko ubanza kubyakira byamunaniye ahita ko yiyahura.
rero biri gukekwa ko uyu musore ubwo yavuganaga n'uyu umukobwa hari nk'igitekerezo cye atari yumvise cyangwa atakiriye neza, akaba aribyo byateye uyu musore kwiyahura. Biri kuvugwa ko nyine umukobwa yaba amukate cyangwa yaba yamutereye indobo kuri telefone, akaba aricyo cyatumye rero uyu musore afata icyemezo kidasanzwe mu by'ukuri cyo kwiyambura ubuzima cyangwa cyo kwiyahura. Rero nuko gahunda zimeze, ariko ubwo Ribo yabigiyemo bazadutangariza mu by'ukuri icyateye uyu musore gufata icyo cyemezo cyo kwiyahura. Rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tumba witwa Migabo Vital yabwiye igihe ko abanyeshuri babanaga nawe mu gipangu aho yacumbikaga bavuze ko ahagana saa 4 z'ijoro bamusanze muri dushe amanitse mu mugozi yapfuye, batabaza ubuyobozi. Yakomeje avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangira iperereza ngo hamenyekane amakuru y'urupfu rwe n'icyo yazize. Umurambo wahise ko ujyanwa ku bitaro bya kaminuza bya Butare cyangwa CHUB kugira ngo uyu murambo ukorerwe autopsy cyangwa ukorerwe isuzumwa. Rero umunyeshuri yacumbikaga hanze ya kaminuza mu mudugudu wa Gasengasenge mu kagari ka Cyarwa mu murenge wa Tumba, nk'uko nari maze kubivuga. Ndetse nanakubwira ko uyu musore wigaga muri statistique kuwa mbere byari biteganyijwe ko aribwo bazakora ikizamini cyo gusoza umwaka. Kuwa mbere bakaba bafite ikizamini cy'imibare. Mu by'ukuri urumva ko ari igihombo gikomeye cyane ku muryango w'uyu mwana, ku banyeshuri babanaga nawe, mu by'ukuri ku muryango bamukundaga, ndetse by'umwihariko ku gihugu. Igihugu gihombye umuntu, igihugu gihombye mu by'ukuri intwari, gihombye imbaraga z'igihugu. Mu by'ukuri murumva ko ibintu bitoroshye n'aka na gatoya. Murumva rero urukundo ikintu rukoze. Mu by'ukuri nakubwira nti wowe mukobwa nawe musore, ntugakine n'amarangamutima y'umuntu. Nimba umuntu agusabye request, gerageza ugire uburyo umuhakaniramo bwiza. Ntugakoresha uburyo buri direct cyangwa ku buryo uhita ko umwereka ko kumuciye cyangwa umuteye indobo ako kanya mu gihe mukiri kuvugana, kubera ko abantu bafite uburyo bwinshi bashiramo amarangamutima yabo. Abantu ntabwo bakira ibintu kimwe, ndetse ntabwo bajera emotions cyangwa emotion kimwe. Niyo mpamvu rero nimba ugiye kwanga umukobwa cyangwa umusore, nimba ugiye kumutera indobo, gerageza ushake uburyo buri discipline cyangwa uburyo bumeze neza cyane, ku buryo uwo muntu kwakira ibyo bintu bizamworohera. Ntugakoreshe buriya buryo butuma atakira ibyo bintu vuba, cyangwa atakira ibyo icyifuzo cyawe vuba, kubera ko nibyo tumaze kubona byateye uyu musore kwiyahura, akiyambura ubuzima. Mu by'ukuri murumva ko ibintu bitoroshye cyane. Rero twabwira umuryango w'uyu musore wiyahuye, twamubwira tuti mukomeze kwihangana, kandi namwe muturanye n'uwo muryango mukomeze kwihanganisha abasigaye mubakomeza. Imana rero imuhe iruhuko ridashira cyane. Rero iracyari Shalom 2, nkomeza kukubwira nti we kora subscribe nawe, ugerageza gukunda ibiganiro byacu, ugerageza kubisharinga ku bantu benshi bagiye batandukanye. Imana rero nikomeze kubana nawe. Iracyari Shalom 2, ngenda cyari Shalom. Ciao ciao, shalom shalom.